Hari igihe ubyara ugasanga ubyaye umwana umwe, ubyaye babiri, hanyuma bigahita byihagarika. Ugatangira kwibaza ngo ni iki cyabaye cyangwa se nafashwe n'ubuhe burwayi. Ugatangira kwivuza ahantu hatandukanye, ukajya kwa muganga bakakubwira ko nta kibazo babona ufite, ugasanga ufashe imyaka 5, igeze mu myaka 10 utarabona umwana kandi warabyaye. Noneho ugatangira kuvuga ati bishobora kuba byaragenze gutya bitewe n'uko utekereza, ariko mu by'ukuri nta cyabaye, nta n'ikibazo ufite mu mubiri wawe, ahubwo ari ukutamenya. Aha ngaha rero nje kugufasha kukubwira impamvu ishobora gutuma wisanga uhagaritse urubyaro kandi wenda wifuzaga gukomeza kubyara. Nguhaye ikaze niba uri mushya, ngusaba gukora subscribe, gushimira nawe udahwema kubana natwe, ukande like, ukore share, ukande ku nzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Aha ngaha nje kukubwira ikintu bita menopause. Hari igihe umugore agera muri menopause ariko ntabimenye, ugasanga wageze igihe cyo kubyara wari wegereje cyane kugera muri cya gihe cya menopause. Noneho ugasanga wenda ubyaye umwana wa mbere, ya myaka iragufashe, cyangwa se ubyaye uwa kabiri ugasanga ya myaka uyigezemo bigahita byifunga. Wowe ugatekereza ko ni uburwayi wagize cyangwa se ikindi kibazo cyaje mu nda, ariko atari ko kuri. Aha nje kukubwira ikintu bita menopause ngo ni iki. Menopause rero igira stage 3. Hari iyo bita perimenopausal, hakaba iyo bita menopausal na postmenopausal. Ni ukuvuga ngo izi ni stage 3 za menopause. Aha ngaha rero kuri stage ya mbere ya perimenopausal, aha ngaha ni ya stage uba ugezeho yo kwegereza cya gihe cya menopause. Ni ukuvuga ngo aha ngaha uba ukibona imihango yawe isoza wa mwaka urimo kugira ngo ugere muri menopause. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ushobora kuba uri kubona imihango ariko ariyo ya nyuma yegera kugira ngo ubone menopause. Noneho menopause ni cya gihe noneho wamaze kugera kuri ya stage yo kubura ya mihango burundu. Ugasanga uhereye mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri urangije umwaka utarabona imihango. Aha ngaha ni ukuvuga ngo wageze muri cya gihe cya menopause. Ni ryari rero uzavuga ngo nageze muri menopause cyangwa se natangiye ya stage ya mbere ya perimenopause? Ni ukuvuga ngo umugore uri normal cyangwa se udafite ibibazo by'ubuzima, umeze neza, uri healthy, atangira menopause kuva ku myaka 45 kugera kuri 55. Ariko umugore ufite ibibazo by'ubuzima nka aba bantu nyine bakunze kugira ibibazo by'umutima, cyangwa se ugasanga afite chronic fatigue, ugasanga afite nyine ibibazo by'ubuzima, usanga we agira menopause mbere y'umuntu muzima. Ni ukuvuga ngo mu gihe umugore muzima ahera kuri 45, we aza mbere ya 40 ho gato, cyangwa se n'imyaka 40, kubera nyine afite ikibazo cy'ubuzima. Aha ngaha rero ni ukuvuga ngo hari ibimenyetso bikuzaho, ugatangira kubyibonaho kuri iyo myaka. Ibi ni ibimenyetso bikuzaho kandi bikwereka ko wageze muri menopause. Ibi ngibi ni ibimenyetso wibonaho, ukaba utakwirirwa ujya kwa muganga ngo ubaze ngo nabaye iki, ese narwaye iki, kubera yuko wamaze gusobanukirwa menopause ngo ni iki. Nje kukubwira rero ikimenyetso cya mbere gihagarariye ibindi, birumvikana, ni ukubura imihango burundu. Ubundi iyo ukibona imihango haba hari icyizere ko ushobora kubyara, kuko mu kubona imihango nicyo kigaragaza ko ushobora kuba wagira amahirwe yo kubyara. Aha ngaha rero iyo wageze muri menopause, ni ukuvuga ngo ntago imihango irihagarika burundu, uba utakibona imihango. Ikimenyetso cya kabiri, wisanga uri wa muntu utakigira ibintu bigushitura. Ni ukuvuga ngo umubiri wawe, urabona iyo ukiri muto hari ibintu bita, niba nabyita amashagaga cyangwa se ibiba mu mubiri, ibyo bintu muri wowe rero biragenda bigashira, ugasigara wumva nta kintu kigushitura cyangwa se ikintu gishitura amarangamutima yawe mu mubiri. Noneho
Ikindi nanone ugasanga uri wa muntu uhorana umunaniro udafite aho waturutse. Hari ukuntu unanirwa bitewe n'ibyo wakoze, akazi wiriwemo, ariko ugasanga uri wa muntu uhorana umunaniro kandi udashira. Ikindi nanone uri wa muntu ugira agahinda gakabije, ugasanga hari igihe wumva uhora ubabaye, ukumva ntiwishimye muri wowe, rimwe na rimwe ukumva urashaka no kurira ariko nta mpamvu zabyo, nta kintu kigaragara cyabiteye. Ikindi kimenyetso nanone ukunda kubura ibitotsi cyane, ugasanga urisanga udasinzira, hari amasaha agera ukaba maso, kubona ibitotsi bikanga. Byumvikane neza ngo ndavuga kuri ba bantu bagejeje kuri iyi myaka, kubera ko hari igihe ushobora no kubura ibitotsi uri mu myaka yo hasi, ariko nanone ibi nabyo biba bifite impamvu. Ikindi nanone ugasanga uri wa muntu wiyongera ibiro, ntabwo urya ibintu byongera ibiro, urarya bisanzwe ariko ugasanga ugenda wiyongera ibiro bya buri gihe. Ikindi kimenyetso nanone uzasanga ujye kwisanga wagize vaginal dryness. Iki ni ikintu, iyumagara ry'igitsina. Ubundi igitsina gore sex yabo cyangwa se igitsina cyabo kiba kiri soft, ni ukuvuga ngo kigira amaperite atuma gihora cyoroshye. Rero iyo ugeze muri iyi myaka, kubera ko ya mahormone yasekretaga imisemburo atangira gucika intege, noneho ugasanga utangiye kuba dry cyangwa se kumagara mu gitsina cyawe. Ikindi nanone uzasanga uri wa muntu ukora sex ukababara. Birumvikana ko niba deja wamaze kumagara mu gitsina, igikurikiraho nukora sex uzababara. Ikindi kimenyetso nanone uzajya kwisanga usange umusatsi wawe watangiye kunanuka cyane. Wari ufite umusatsi mwiza umeze neza ariko usange watangiye kunanuka, urasa nkaho uri gusazamo ukuntu kandi wari usanzwe ufite umusatsi mwiza. Ikindi kimenyetso nanone uzasanga ugira ubushyuhe, utangiye kugira ubushyuhe bwinshi cyane mu ijoro, ugatangira kubira icyunzwe, ukumva urashyushye cyane bidasanzwe, ugatangira kuzana icyuya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi kimenyetso nanone uzasanga utangiye kuzana utuntu tumeze nk'udusununu ku mubiri cyangwa se inkovu zidafite nyine aho zaturutse. Ubyuke mu gitondo usange wenda ku mubiri, mu maso, mu ijosi cyangwa se ku mubiri bisanzwe, usange watangiye kuzanaho utuntu tumeze nk'udusununu cyangwa se utundi dukuvu tw'umukara ariko tudafite icyabiteye. Ikindi kimenyetso nanone uzasanga ugira dry skin, uruhu rwumagaye. Urisiga bisanzwe, ukoresha amavuta asanzwe ntacyo wahinduye, ariko ugasanga uruhu rwawe ruragenda rwumagara. Ikindi kimenyetso nanone uzatangira kubura uburyohe bw'ibiryo, ni ukuvuga ngo ibiryo byose uriye ntujye wumva tesite yabyo ngo wumve nyine uburyohe bwabyo. Ubundi uyu muntu muzima iyo arya ashobora kumva ko ibiryo biryoshye cyangwa se ko bibishye, ariko ngo iyo ugeze muri iyi myaka mu gihe cya menopause utangira kumva ibintu bitakikuryohera, rimwe na rimwe ushobora kwifashisha nk'ikindi kintu kugira ngo wumve ko ibiryo biryoshye. Aha ngaha rero ni ukuvuga ngo sinanakwibagirwa kukubwira ariyo stage ya nyuma yitwa post menopause. Iyi ni stage ya nyuma, ni ukuvuga ngo kuri iyi stage noneho niyo ya nyuma. Ni ukuvuga ngo kuri menopause ni ukuvuga ngo hari ibimenyetso bishobora kuza bikagenda bikanarangira yewe, ariko noneho kuri iyi stage ya nyuma ya post menopause ni ukuvuga ngo ibimenyetso byose urabigumana kugeza ubuzima bwawe bwose usigaje kuri iyi si. Ni ukuvuga ngo iki ni igihe ikintu cyose kiri kukuzaho kidashobora guhinduka, ahubwo kigenda cyiyongera. Niba ari twa dukuvu twazaga ku mubiri, wenda twari turi mu maso se cyangwa mu ijosi, twari turi ku maguru se cyangwa n'ahandi, ni ukuvuga ngo noneho nta cyizere cy'uko turi bukire, ahubwo tugenda twiyongera tuza ari twinshi. Niba ibyo bimenyetso byose nyine nakubwiye kuri iyi stage, noneho niho wiga kubana nabyo ubuzima bwawe bwose, noneho ukabyakira, ugatangira kubyakira no kubyumva, noneho ukabana nabyo.
Rero ushobora gutekereza ko wari urwaye cyangwa se hari ibindi byabaye kubera ko ushobora kuba wenda wari utekereza kuba wabyara abana 5 cyangwa se bangahe bitewe n'abo wifuza, ugasanga ku mwana umwe birahagaze cyangwa se kuri 3 atari ko wabishakaga. Rero ukibaza uti nararwaye nabaye iki, ariko mu by'ukuri atari ko byagenze, ahubwo wageze muri cya gihe cyo kuba wahagarika urubyaro. Ibi ni byo naguteguriye umunsi, wakoze cyane kubana nanjye, bye bye, ndabakunda.